Ibi ndi kuvuga ntibikiri bya kwizera nkavuga ngo niryo mbivuze nkanjye ibi simbivuga nkanjye no ndavuga nka Bibiliya. Bibiliya ntiyemera ko kuri nge no kubandi duharanire gushimwa n'Imana kuruta gushimwa n'abantu. Twere kunezerwa n'ari amashyi bakomeye mu rusengero uko mvuze 400 600 ibyuma bigasakuza. Yesu yavuze ko ingorano ziba zirangiriye kandi banya kuha ba apotre ba bishop ba musenyeri bashumba bande bamwe muri mwe mwabizanye. Bimwe muri byo nimwe mwabizanye. None se hari abandi babizanye si bo babiha urwaho? Ndanabivuga ariko mumenye ko ibi bibiri by'uyu muntu mudakomeye amashyi bingana n'iriya miliyoni yuriye imbere y'Imana birangana. Kuko iriya miliyoni uriya muntu ashoboye kuyibona. Ibi bibiri nabyo nawe ashoboye kubona niyo miliyoni ye. Utanga igihumbi yatanze uko yifite. Utanga inkoko niyo afite. Niba ari amashyi nibadukangurutse tuye tuyakoma kuri buri cyose. Yatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo ndetse na Ziraziriza TV. Muri uyu mwanya tukaba tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ariko cyane cyane turaza kubabwira mu kanya ikigendererwa cy'uyu munsi. Nge rero uri inyuma ya kamera nitwe Emmanuel Nshimiyimana, ariko kuri screen zanyu murimo kuhareba umutumirwa wacu akaba ari Kwizera cyangwa se Ziratonoma ariko Ziraziritse. Aha, ndakwakiriye rero. Urakoze cyane, nanjye ndakwakiriye kandi ura turakiranye ko twese dufite twakirana. Yego. Dusuhuje n'abakunzi bacu n'abadukurikira hashe n'iminsi ntitwari duherutse kubavugisha ariko nta cyangiritse ni ubuzima butandukanye tuba turimo. Turamushye mwese rero Nyagasana Yezu nabane namwe. Yego, abantu benshi bagiye bakumbaza cyangwa bakunyishyuza bakavuga batari ko mudaruka gukora ibiganiro na wa musaza yagiye he se yararwaye byagenze bite? Ariko twabwira ko utarwaye ahubwo ari ukubera izindi mirimo yo mwisi. Ntago narwaye, ntango ni ibisanzwe gusa tu. Ni ibisanzwe nukuba ariko hari n'igiterane tumaze iminsi kandi nacyo wari ukizi burya cyo cyararwaye cyari cyakora Sinai cyo cyaragize uruhare kintwaraho ariko Imana ishimwe ko nacyo cyasoje kandi cyagenze neza. Aha, byiza cyane. Aha rero ntago nshaka ko tuza gutinda cyane cyane kujya unshinja ngo ukora introduction ikaba ndende cyane nkaza kukwakira ngo natinze. Aha ngaha ndagira ngo mbere ko twinjira muri topic yacu uyu munsi hari inkuru imaze iminsi irimo gucaracara kandi nayo mwiyobokamana nkuko tuganira kuyobokamana. Docteur iyo uvuze izina ry'umuntu kandi ari docteur ugomba no kubyongeraho cyane. Docteur Apotre Gitwaza mperutse gusoma inkuru yatambutse ku Gihe arimo kuvuga ko ibi bintu by'ibyuma by'amarikeri bimaze iminsi birimo ngo kwangiza urubyiruko mu buryo bukomeye hano mu Rwanda ngo byaba byarazanywe mu mugambi wa Satani. Ariko bamwe nagiye nandika nashyize topic kuri X cyangwa yahoze yitwa Twitter yanjye ndimo kuganira n'abantu babazani mwebwe murabyumva muti, ariko cyakwereka abantu uburyo bagiye basubiza bavuga bati umugambi w'Imana se ubwo ngubwo byahurira hehe. Benshi bakomeza kubikora deba, abari baravuga bati ni gute ibintu byaje bigatuma abantu bashora amafaranga yabo barangiza bagahomba imiryango yabo ikongera igakena, uko gukena Imana ikabireba ikabyihorera ngo byazanywe n'umugambi wa Satani Imana ikanga kusenya. Atubwo bivuze ko Satani n'Imana bari babiziranye bombi ariko ari babiri. Urumva bamwaraganiriye kabisa. None ndavuga ni reka tuzabiganira n'umusaza tujya tuganira nawe numva ibitekerezo bye ukomeze. Bo usanga koko ibi bintu by'ibyuma byaraje mu mugambi wa Satani. Ariko manwe hamwe n'abo bantu bandi mwaganiye nabo muzaganira muzamenye iki kintu. Uretse n'ibyo byuma, ibyuma sizo nzoga za mbere ziri ku isi cyangwa zaje byafite n'izina ryiza nabo babihimbye ibyuma byiswe ibyuma bihinduka biko byanishwe n'ibyuma kuko ariko simenya ko byitwa ibyuma hari andi mazina niso byaje n'ubundi byitwa na marike ni zarika rika cyangwa se liqueur mu Gifaransa n'izindi zose. Ubwo uwabihimbye ibyuma afite impamvu. Ngicyo mvuga inzoga za mbere zijya kugaragara ku isi mbere na mbere umuntu wa mbere Bibiliya ivuga ngo bateye inzabibu zirera barenga banywa inzoga bahise basinda kandi basinze nabo zibabyarira ingorane. Hariho n'ibyabaye nk'umuvumo bituruka kuri uko gusinda kwa mbere na mbere. Bigaragara ko gusinda kose ni kubi kandi kuzana ibibazo kandi Imana yanga ubusinzi kandi abantu bari bimwe barasinda. Yego, kandi ubusinzi ntibwemewe. Icyo ngivuga rero uvuga ngo byaturutse umugambi wa Satani
byaratutse umugambi w'Imana kuko ubwo habanza kuvuga abo Imana na Satani ubusanzwe kandi ibyo sibyo. Icyo mvuga ngiye position yanjye ni ngiyi, yego, igisindisha cyose kiri ku isi Imana nticyemera kuko yanga ubusinzi. Ijambo ry'Imana ntiricemera ko rirwanya ubusinzi. Okay, byiza cyane. Tugiye kuganira ku kigendererwa cyacu cy'umunsi. Ndagira ngo umfashe turebe ko mperetse gusoma ahantu muri Bibiliya, wenda uraza kutubwira aho byanditse, ngewe si ntago mpibuka. Havuga ngo Bibiliya ivuga ngo ukuboko kw'iburyo ngo nigutanga cyangwa nigukora neza, ngo ukw'ibumoso ngo niko kabimenya. Ibi bintu mbisomye ndavuga nti ariko mwuka byarankuzi ko ijambo ry'Imana ritakitwa ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana ritagikurikizwa kuko riri ndareba aho byanditse imitima hakubwira mu madini koko. Ubona nunamye ndareba nsanga iminsi yose cyangwa imyaka yose nagiye njye mu madini, nsanga ibi bintu bitarigeze byubahirizwa. Kuko ubo icyo bakoze cyose bagitangaza ku mugaragaro, abantu bose bakabimenya, n'imbuga nkoranyambaga zikabimenya, ndetse bagakomerwa n'amashyi cyane, bakavuga bati uriya n'umuntu w'umugabo akoze igikorwa gikomeye. Ndavuga ni ibi bintu ni gute bisanze bakora ibi kandi Bibiliya nayo ivuga ibi ngibi? Ndagira ngo rero wowe n'uwo murongo uzahuri udusomere, hanyuma utangire udufashe ukurikije n'ibyo ngibyo. Wenda ntago ndasoma umurongo umwe, ndasoma 3. Ubwo umwe n'uvuze indi 2 ni ubanziriza yumvikane neza. Ibi rero Emmanuel avuze byanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo bice 6 umurongo wa mbere. Haravuga ngo mwirinde ntimugakorera ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, uko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe ryawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Hahandi waruvuze naha tugeze ku murongo wa 3. Ahubwo wowe nugira ubuntu, ukuboko kw'ibumoso, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo kw'iburyo gukora, kwe kumenya uko icyo kw'iburyo gukora, ngo ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, so ureba ibyiherereye azakugororera, kugira ngo so ureba ibyiherereye si ibi ngibi washakaga, azakugororera. azakugororera. Okay, byiza cyane. Aha ngaha rero wowe uri umunyamadini uracyane harimo by'amadini sigiye ntago gikunda kujyamo kubera ibintu nk'ibyo ngenda ko wowe ibi bintu cyabirimo we ntukibirimo, ngewe wapi kwera umuntu birimo n'utabirimo dikomeza babyangiza ndeba nk'abara bakoze ibizima se bitangije simbizi kandi bakubwiye na ngo nikorera ibyanjye. Wewe ko itorero cyangwa idini icyo ushaka ugende mu murongo mwiza, uyu murongo muhero mu wapurike neza, kwigisha ibizima. Wowe uvuga ko byapfuye, wowe ushaka kunyinjizamo n'ubundi bya biri mu mugambi utari n'uwanjye, ukuvuga ngo ngenge gukora idini cyangwa ngo nkore iki, kuko aho kugira ngo wowe ubona ko amatorero n'amadini byavangiwe iyo ndiyo n'abizima rero, iyo ngiye nibeshye nkajyayo nibona ngiye kwimvira nk'abaririmbyi ndababara bikomeye iyo bageze ku kintu cyitwa bigisha. Ibaze nk'ibi ngibi barabisomye, ariko ukuntu uwo ngo yabisesenguye icyo gihe natashye mbabe bikomeye, ndavuga ni tuzabiganira ngaho noneho tuvuge kuri ibi ngibi. Ariko mbaje kukubwira iki kintu, ahubwo igihe cyose wamaze muri iryo dini cyangwa itorero wari urimo, birashoka ko nta mwuka wera wigeze. Nta madini menshi atandukanye, nta mwuka wera wigeze ugira we, nta roho mutagatifu, nta mwuka. Impamvu byakunaniye abafite umwuka wera rero aturobanurira n'ibizima by'ukuri, tugafata ibyo bitari bizima bigataka bigasigara. Ariko abafite umwuka wera banza abafite umwuka wera ngo bagire ikintu cyitwa ifuhi, ahubwo bakagombye ko bafata umuntu nk'uwo nguwo yiciye muri Imana abireba bakamufata bagaterura bakajya kujugunya. Ariko ibyo bikorwa nawe udafite umwuka wera, ufite umwuka wera no mahoro Manuel si umuvurungano. Reka nkwereke mu gihe cya mbere, urumva nawe urabizi twajyaga dusenga mu byumba, umuntu agahanura akavuga ngo Imana igize iferi ikomeye, aho ngo akazenguruka aho byigize kuba. Umuhanuzi aragenda aterura umuntu ku ruhimbi, aho bita ku ruhimbi yani imbere aho aramufata aramusora agenda amujugunyanze, aravuga ngo ubivuze neza, inzu y'Imana ngo ntabwo uvuze ko umuhanuzi yagiye akamuterura. Sikuvuze hari akiri umwuka we, oya buretse umwuka ntabwo wamuteruye,
ni umuhanuzi wamuteruye ariko bivuze niko biri, ni umuhanuzi wamuteruye. Kereka iyo umbwira ko hari imbaraga mutarebaga zaje zikamutora nyine zari zi no ni umuhanuzi wamuteruye. Ukurikije uwo mwana ngo kuko umwana ngo yari muto ngo adafite imbaraga zamuterura abe muto agira ate, ibyo bintu byabayeho. Yabanje kubivuga, arabivuga ngo hano Imana ikeneye ko abantu bihana. Niba atihana Imana igiye kwikorera umukwabo. Ibyo kandi nawe urabona muntu ya mu rusengero mwari nk'abanga ugereranije. Mu rusengero barimo abantu benshi cyane. Ubwo wone munyabyaha urimo wenyine. Abasigaye barabamarika basigaye. Yarabateruye ubu basohoye. Oya abandi barihanye warakomeza. Nyine nibyo ndi kukubaza. Abandi baratuye. Aranavuga ngo aranavuga ngo abumva bakeneye kwiyeza no kugira gute. Bati dusoke duhurire hanze tubanze twaturirana wo gumamo. Nanjye ndi kukubaza ngo ubwo koko bari batuye bariyeza baba bamarika bose basigaye baba beza, hasigara uwo ngumuhanuzi yasohoye ni kubitekereza. Ni kuba byemeye ni kubyumva. Jewe rero mva nkubwire muri icyo gihe sinzi niyo byari ubuyobe nibyo nkubwire ko nyiri mu madini hari ukuntu bakoraga ibintu by'igini ugasanga kangusubize rero ibyo rero byari ubuyobe. Goro na mwuka wera wabaye umva nkusubize ubuyobe icyari cyo. Umwuka wera yarahari yeretswe ibiri byo umwuka wamweretse n'umuhanuzi aho, ariko guterura umuntu ni amarangamutima y'umuhanuzi n'imbaraga ze. Kuba yakore ko umuntu w'umunyabyaha birashoboka, ariko kuki Imana ibimweretse kugira ngo hari n'ubwo Imana yagira ngo amusengere. Ndashaka kugira ngo mpite mbisoreza hafi tutabitinzemo. Nkuko uvuga ngo uyu munsi ntibagiterura umwuka wera nyine bose bavugaga none niba mwuka wateruraga niki kutakize guterura nabaze abantu se baraguye mwuka ubwo se muri kino gihe wataza guterura muri kino gihe byashoboka gute? Kandi nushaka kwitsamura bakabona ngo ashaka kubyuzura n'ujya kuvuga indimi bahita badiya ko nimutera mu kajugunyanza. None byabaye mverisi barabigere bateruga umunyabyaha none baterura umwuka wera cyane. None se niba biciye byo guhanura ntabyo mu madini yanyu ari abateruye umunyabyaha ari abaterura umuhanuzi bose ntibari mu mwuka, ntago ari umwuka ubikora. Aha rero twikomereze kuri content ariko akona rakumvise nuko wari uvuze gugiye ngo na mwuka wera aho wari ufite niyo mpamvu byakunaniye. Iyo mba nawe ufite se twe dufite umwuka wera none se wateruye umuntu se base nimba iyo nza kuba wateruye ntiwanateruye iyo nza kuba nawe ufite buretse iyo nza kuba nawe ufite nari kumenya ko iryo jambo noneho yaryishe. Iri jambo n'uwaraye mu byo twita ibyaha byose iri jambo ararizi. Bibiliya irahari nta utayisoma, wasomye Bibiliya ntabwo ari ushira umwuka wera. Reka noneho nguha umwanya ngaho dusobanura iki iryo jambo rishaka kuvuga. Yes, kuri iri jambo rero nushaka kwifashisha n'imirongo yindi oya iri yahagije ariko abantu babyumva, ariko nanayifashisha nanifashisha na Yohana kamasome gato none ngusize namaze kuhasoma ntabwo ntinda humura hari hafi cyane n'abadukurikiye ntibarambirwe ziko ijambo ry'Imana bose barikunda. Ubutumwa bw'Ikonso no Yohana ibice bitanu umurongo wa 44 wo uzi ukuntu uvuga kuri abo bantu n'ubundi ngo mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu kimbo cyo cyishimwe riva ku Mana ubwayo. Aha umeze neza ubundi twebwe babwira n'aba abandi wavuze yego mwabasha mute kwizera kandi uyu murongo ni nawo ndavugaho cyane kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu kimbo cyo gushaka ishimwe rivuye ku Mana. Hanyuma ayo Yohana 12 naho nsoreza songera gusoma ibice 12 umurongo wa 43 nawo wo ukabisoza neza uvuga ngo kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Muvandimwe rero nani mudukurikiye mu biganiro byinshi nkoranye nayo cyane nzakorana nawe umanza aho tutazajya impaka ari arahangaha nanjye ubwanjye mbona ko hari bimwe mu bimaze kwinjirana amatorero n'amadini bya gikristo n'imyizerere na dogitine ndetse n'abayobozi hari biri kutuvangira byinshi ndetse tube maso abanyumva n'abazanyumva dukunda kuvuga ngo mutware kimwe d'ibitekerezo ariko mu by'ukuri iki kintu uko Manuel yakivuze kiriho mu matorero kandi ngiye ku giti cyanjye mbona ari kibi na Bibiliya nticyemera. Hinjiyemo uyu mwuka wo kugaragara ko wakoze iki yego ko ari nawe ugikora ko watanze aya tugira bya bindi wanga twize kubiganiraho nabyo by'amafundraising twize kubiganiraho nge nawe yego noneho hari nubwo biba atari na fundraising simbizi umuntu akaza gusa akareba niki wenda yahageze ari nkabwo bwa mbere itanabaye
ibyo byo gukusanya atari yari intego yabo akareba wenda akabona nk'abati nkari ahantu nahatobotse koko mukahemera muze amafaranga tuhakora ibyo ntabwo aba ari bibi. Cyangwa akavuga ati ngewe agahagara hari imbere akafata mikrofone akavuga ati ngewe nkurikije n'ukuntu nabonye hari ahantu hatarangiye nge nanze amafaranga ya na bagakoma amashyi cyane bakavuga byari byiza burya nuzaze wanje munza ko hatameze neza yaravuze impundu bagashoutinga nuzajya muri sitade akabona nta rugi ruriho yarakwiye kurugura n'afite uburyo ibyo byari byiza. Ariko tujye mu murongo neza nuko turavuga ku gikorwa noneho data wenda cyateguwe cyasansibirijwe umuntu akavuga ati ngewe kurikiye kuba mufite nzabaha miliyoni 2. Abantu bagakoma amashyi bakavuza sembare bakavuza n'amagitari akaruru bakiyamirira bikamera n'umwanya ku buryo umuntu yoba yavuga ngo yego murekeraho hafi hakaza undi uvuga ati ngiye mfite inkoko mu rugo niyanjye noroye nemeye ko mwazayigurisha kugira ngo birabigerweho. Ntumenye ko hari abantu bahari ubwo ngo nta ntugire ikintu umenye ntibishoboka oya nibyo navuze ntumenye ko ari imbere y'abantu biriya bintu rero ndahamanya n'umwuka w'Imana ko bibabaza Imana kuko ndi mu ijambo ryayo. Ukuboko kwawe kw'iburyo ni gukora uzi ubundi ukuri kwa Bibiliya nuko ubwira abantu ngo rero dore igisenge cyacu cyagurutse yego nimugerageze mushyire amafaranga hariya dore igikoresho muyashyiremo tugikore cyangwa se kanaka nushimye kuyakira muyamushyikirize mugatandukana bikarangiriraho abantu bakayamushyikiriza nta umenya ngo kwizera yatanze aya naye cyangwa se cya kibo cyangwa ibase bashyize hariya nimugende iyo miliyoni igenda uyishyiremo wowe n'Imana ko tuvuze ngo so ureba ibyiherereye. Banyamadini bayoza amatorero bashumba ba apotire ba bishop aka kantu muzakarebe neza muze mukatwigisha bushyashya kavuye hari umuntu ujya mbona kuri radio umukobwa yigisha ukuvuga ngo ariko ngo mwafashwe ryari ngo mwafashwe ryari hari uze kumbwira niba ridashimu cyangwa mwanafunzi ujye uvuga ngo ni gute twisanze aha hantu ninde ujye ubivuga ni mwanafunzi cyangwa ni mwanafunzi cyari dashimu harimo ujye uvuga inkuru kuvuga ngo ni gute twisanze aha banya kwa abanyamadini ni gute twisanze aha hantu aka kantu naka mwanafunzi mvuze ndakitije ni gute twisanze aha hantu twisanze gute dukoma amashyi mu rusengero tuyakomera umuntu witanze byinshi witanze bike tugaceceka ni gute twisanze ahantu mwafashwe ryari mwabizenye muti mwaje kubikura byasanywe nande byadutse gute noneho ntabwo ari ukuboko kw'ibumoso kubimenya gusa ubu n'ibirenge birabimenya n'amatwara abimenya n'ipantaro irabimenya n'amatafari arabimenya kandi Yesu ibi ni Yesu wabivuze ubwe yarari imbere y'Imana za gitari ziri mu rusengero. Yesu avuga ijambo n'umundi yaribwiraga abantu ngo bajya guhoberanira mu mayira mu mahuriro muri rompuye bambenga amakanzu y'umweru n'ibishene biriho amategeko hano n'ibindi birebe bafite n'ibyangwa birebire ngo bagaragaza ko ari abantu beza abantu b'intungane bagahoberana ubwo niba harimo bagirira neza agafata nk'iminota akabira ati uyu muntu ni umukene najya yubaka inzu Yesu arabireba ati oya ingororano zanyu ni ya mashyi bakomera ibya byuma bisakuza ubwo wenda ariko burya iyo umuntu agukrititse cyaka kwanariza nabyo ni byiza burya baguhaye ubundi butumwa nicyo uvuga uragira uko atubwirana byose abatubwire ariko n'umukuru ngibi ndi kuvuga naho ntibikiri bya kwizera njya nkavuga ngo niryo mbivuze nkanjye ibi simbivuga nkanjye no ndavuga nka Bibiliya ntiyemera ko mu rusengero umuntu yihandagaza ngo ngengo nzarwubaka ngo iki ngo inkingi nzayishyiramo tugakoma amashyi tugasakuza ibi bintu byaje ryari banyamadini byazanywe nande ese mubibona muti kandi banyakuha ba apotre ba bishop ba musenyeri bashumba bande bamwe muri mwe mwabizanye bimwe muri byo nimwe mwabizanye none se hari abandi babizanye si bo babiha urwaho uyoboye ni we nyine ubizana niwe wakabicyashye none wenda wakabaye aza akabikora niwe wakavuze ati ibyo bintu byago hari naho navuze iri jambo haro nari nyoboye fundraising noneho ndanabivuga ariko mumenye ko ibi bibiri by'uyu muntu mudakomeye amashyi bingana n'iriya miliyoni yuriye imbere y'Imana birangana kuko iriya miliyoni uriya muntu ashoboye kuyibona ibi bibiri nabyo uyu nawe ashoboye kubona niyo miliyoni ye kuko narababaye icyo gihe byarambabaje aho rero nubwo byakubabaje wenda icyambabaje nuko umwe yavuze byinshi bagakoma amashyi ibyo twavuze undi yavuga bike bagaceceka kandi ibyo yavuze ntabwo ari uko ari igisambo kimanye
kuri we yatanze uko yifite, kuri wa wundi wa miliyoni yatanze uko yifite, utanga 1000 yatanze uko yifite, utanga inkoko niyo afite. Niba ari amashyi nibadukangurutse tuye tuyakoma kuri buri cyose. Ariko aho ngaho umenye ko si ukuvuga ngo wenda ngo utanze byinshi cyangwa bikeya, uwo ari we wese ibyo atanze ntabwo byakagombye kumera gutyo, kandi Bibiliya ntabwo mbyemera. Nanjye nanivuze ni ari amashyi batuzaniye abayazanye barabonye kunyuranya na Bibiliya, ariko kwemwe tuguma kujya tuyakoma, nibatwigishe tuye tuyakoma no kumutanzishira ikijana. Kuki nyina akagaho kari kuki tuyakoma kuri ibyo byinshi, ari nacyo Yesu yanze. Cyangwa se bazafata Bibiliya uwo murongo bawuhindure. Kwihindura byo ntibabishobora, bavuga se ni cyakora hari bagishakashaka babihinduye mu magambo no mu bikorwa. Abayihindura bavuga ko bari guza n'ikinyarwanda tuvuga iki gihe, ahanditse ikimonyo bakavuga ukabona handitse intozi. Batawuhindura rero iyo mirongo bazanyuzemo ikaramu, nabyo ntibabishobora. Ahubwo nibareke tuyikore nk'uko iri. Umuntu yatugiye kuba ku rusengero, umuntu yego ibyo atanze abandi be kubimenya, ni naho n'amagambo aturuka n'amatiku n'ubujajwa n'ukana bamukritika ibinavuga watanze bicyo utabyibaka. Ubundi ibi bintu byinjije Satani mu buryo bwinshi, kamvuge gutyo wenda byinjije amazimwe, byinjiza kunekana, byinjiza utujajwa kugira ngo ayakana katanze bamera ko niba ari ukwirata ko bayafite. Nimwe mwabitwaruje, ni gute twisanze aha hantu. Ariko aho ngaho umenye ko wenda tugana no ku musozo, umenye ko hari umuntu twize kuganira mubwiye nese nta kuntu uriya muntu ugiye gutanga biriya yajya agenda akegera umuyobozi akamubwira ati njyewe dore ibyo mfite nje kwitanga nibi ngibi, akavuze umuyobozi gusa. Ntabwo uzi ko navuze, ariko uwo muntu ziko yanshubije yarambwiye ati wapi, ukurikije ubusambo bubera mu madini harimo abajura, ati nukuvuga ngo ugiye ukabimubwira ukabimuha ari wenyine byarangira ibyo ngibyo atabitanze ahubwo atabijyana iwe. Wakubwiye ibyo rero uzamubwire ngo nubwo ayo buri muntu atanze bagenda bayandika ku gikuta, isi yose ireba, uyibara yiba uyarya yarya, ibyo byo ntacyo bivuze. Uyibara yiba uyarya yarya, oya manwe avuga nubwo bajya bahagara ku buretse ntumbeshe ntunanyobye. Uyu munsi iyo mugiye kubara amafaranga amaturo cyangwa ibya 10 mu madini, asigaye abarwa n'abantu barenze 6. Kugira ngo kandi mwarangiza bakanabyandika bakanabisinyaho, kugira ngo niba bishyikiriza ugomba kubijyana atazibeshya agakoroho n'igihumbi. Naho warangiza ngo bagiye iyo ugiye mu amaturo n'ibya 10 rero buri wese bakanuye acunga mugenzi we. Kuki akanuye acunga mugenzi we nyine kugira ngo atayiba? Wakabimenye si bisambo, wakabimenye se nyine igisambo rero niyo wabishyira kandi umuntu amafaranga umva buretse amafaranga y'ibikorwa bindi bibera mu rusengero atari cya 10 n'amaturo niyo yibwa kuruta amaturo. Hari umuvandimwe wagurishije inzu hanyuma aza gufata ibyo ngibyo yisega ibya 10 kandi birarenze, iyo yatwaye n'ibinarenze ibya 10 ubwo kazi yatwaye nk'abiri ku 10 noneho. None se wowe niba ugurishije inzu n'urugero ugurishije inzu miliyoni 5 sibyo, yatwaye ngo icya 10 500. Sawa yatanze menshi, ubwo n'urugero mvuze. Iyo utanze 10 ujyanye 550 ubwo bari icya 10. Oya niyo utanze 500 cyaba ari kiburetse, hari igihe cyaba ari cyo bitewe nawe yayiguze nawe n'ibyo yarakoze imibare bote nayiguza ya oya ibyo ese ayo yungutse yazi ibyo bitonde. Nari mbizi neza kandi singubye ko ari umuvandimwe, nari mbizi neza iyo yayigurishije no gusinya byose. We yarebye ubwo wenda n'ubutamenya byagigurishije, nyuma yashyizeho nandi yo kuvugura ibyo bintu aza kugura mbwira ubwo nyine afite icyo yaragamije kindi. Uwo muvandimwe icyo nshaka kuvuga ni ingororano zabo uretse ntunyobye. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, ntabwo nyobye, ntabwo ni Satani. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, nuko yaragiye aramushyira hereza umuvandimwe ngo amuzaniye icya 10. Umuvandimwe yatwaye yose, nta na rimwe risigaye, nta na rimwe rigeze no mu rusengero bajya kwishyurira amakaro mu nzu ye. Ho n'umujura, n'umujura nyine. Yari ibyo sibo buzuyemo gusa, ntago ari bo buzuyemo nanjye ngo mukari kujura mukajya. Okay, we rero be twavuze rero dusoza dukora bwiza bwa Yesu Kristo hano twasomye havuze ngo mwakwizera mute kandi mumanana gushimwa n'abantu utagushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo. Nibareke duharanire umwanzuro kuri nge no kubandi, duharanire gushimwa n'Imana kuruta gushimwa n'abantu. Twere kunezerwa n'ari amashyi bakomeye mu rusengero uko mvuze 400 500 ibyuma bigasakuza. Yesu yavuze ko ingororano ziba zirangiriye. Ni Yesu wabyivugiye, agari umuhanuzi. Hamwe mureke dushaka ishimwe ry'Imana
kuruta gushimwa n'abantu. Twishinga aya mashyi bakoma n'urusaku, duharanire gukora mu ibanga, iyo twaba tubijyane mu ibanga. Niyo nama yanjye, niwo mwanzuro, tubikore mu ibanga, so ureba ibyiherereye azatugororera. Imana ihumugisha abadukurikiye. Mbese tuvuge tuti abantu nibo bayiriza kw'ijambo ry'Imana rya rivuga ni bakore mu ibanga. Niba mugiye kubaka urusengero, fata icyomba wafashisha urusengero ugishyira ubishinzwe, nabyiba biramureba, uko Manuel yaravuze. Niba pastor akabyiba biramureba, nibuza wowe ibye wabikira. Ariko ibi bintu byo kuvuza ihembe, hari n'ababikunda rero, hari n'ababikunda ba nyirabyo cyane, akazafata mikrofone akaba haleluya, akazati haleluya, haleluya, akazati ingororano zawe ya mashyi bakomye ko birivuga. Ibyo byuma byasakuje, ntutegere niba banga Imana imumugisha ijuru rizahimwe azabisanga mu ijuru, ntabyo azasangayo. Biravuga ngo ingororano zabo bamaze kuzihabwa, ni ya mashyi ryashimwe, nuko kwigaragaza n'izo ngono ze ntazindi. Abashaka kugaragaza ko ari umubosi, ntago ari njye kwizera ubivuze, kugira ngo mwebwe mwese nazajyaza tujye tumwumva duce bugufi, namwakire neza, mbese ajya ahorana ijambo rihoraho ku ntebe y'umweru iriho n'igitambaro muterera imbere. Ibyo bakora byose, icyo twarebye nuko bira itugira inama uko twakora mu ibanga. Ukuboko kw'ibumoso ntikukamenye icyo kw'iburyo kwakoze, so ureba ibyiherereye azakugororera. Imana ihumugisha umuntu urumva iyi mpuruza agatangira kujya akora mu ibanga. Okay, byiza cyane rero, reka ngushimire cyane kubera ko usobanura duhaye numva bwumvikana cyane. Ariko nanjye nkavuga nti mu bintu bimwe byagiye bituma nanga kwirirwa njya mu madini, ni ibintu nk'ibyo, kuko njye sinshobora kujya ahantu bica ijambo ry'Imana rimwe kabiri gatatu bataryubahiriza ngo nkomeze kugendana nabo. Ubwo niba narakoze ibitari byo, ubwo bajye muri commentaire bazatwandikire ko waguye, uzagaruke mu murongo we, bagusengere wuzure n'umwuka wera kuyobore. Mu rusengero ntago ari mu ijuru. Bibiri bivuga ngo n'ijuru ngo ntiritunganye mu maso y'Imana. Mu isi nta hantu habera ibyiza gusa biri ku murongo. Mu rusengero n'abantu bamo, ntago ari abamarayika. Umuntu yakwigisha akavuga n'ibitari byo, umwuka wera iyo umufite akuhereza ibiri by'akari byo ubika, bitari byo bikasimira. Manuel mu muhugure inshuti zacu, agaruke mu Okay, ni byiza cyane, nanjye simbyanze. Sawa. N'abashaka kunsengera bazansengere. Ariko Kofi ni warimye ngo turi muri monde ya benefice cyangwa se monde isi inyungu, ushaka inyungu, bazansengera ariko ntibazanyishyuze. Nta kibazo. Rwose icyo cyane ntabazagira ukwishyuza. Kuko bansengeye ngo nagiye kugusengera ngo ngangwishyuze. Ayabo ntago ari byo. Ko Imana cyo ni isake ngo kugira ngo agire imbaraga zo abo bavangiwe nabo. Reka rero kwizera nyemerera. Iki kiganiro cyacu tugiranye tugisoreza ahangaha, nta kibazo rwose, ariko tugisoze tunashimira inshuti zacu babandi bafata umwanya bakatwandikira, babandi bavuga bati baduha ibitekerezo byabo, burya nabo n'umusanzu munini babaduhaye, banadukoreye na share n'undi na comment na like, bayikore subscribe batari bayikora cyangwa sabone. Turabashimira mwese inshuti zacu, Imana ibahumugisha rwose. Ibyo ngibyo sinyibisaba, ahubwo ndababwira ngo nibabona ko bikwiye bazabikora, nibabona bidakwiye bazabyihorera, bagihagije ngibyo. Komeza rero ugubwe neza. Bakoze cyane, Imana ikurinde kandi Imana ikomeze kuguhaza ibyiza byose. Amina. Hasta la vista. Asante sana.